Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi dutangiye ibyanditswe byacu, kwiga igitabo cya Matayo ibice 5, umurongo wa mbere. Turakomeza dusoma mu izina ry'Umwami Yesu. Mwami Data wa twese uri mu ijuru, tubanje kugushimira ineza watugiriye kuva mu gitondo kugeza aya masaha, turabigushimiye. Nifatanyije n'abankurikiye bose kugira ngo bahabwe umugisha n'Imana, kuko bakunze ijambo kuruta uko bikunda, bakaba bari gutega amatwi ibi byanditswe. Bahumura amaso babone, umuntu udukurikiye bahumura amaso abone amategeko ya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Amina. Turasoma mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, Yezu yigishiriza ku musozi. Yezu abonye ya mbaga y'abantu benshi, azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera. Atangira kubigisha agira ati, hahirwa abafite imitima ikeneye Imana, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavuye, kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko ari bo bazaragwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gutunganira Imana, kuko ari bo bazahazwa. Hahirwa abanyembabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa abafite imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Hahirwa abazana amahoro mu bantu, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abatotezwa bahorwa gukora ibyo Imana ishaka, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Murahirwa iyo babatuka, bakabatoteza, bakababeshyera ibi byinshi, ari njye babahora. Mujye mwishima kandi munezerwe, kuko muzabona ingororano ishitse mu ijuru. Niko batotezaga abahanuzi b'Imana bababanjirije. Muri umunyu w'isi, ariko si umunyu wamaze gukayuka wakongera ukaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze, ahubwo ujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri urumuri rw'isi, umujyi wubatse mu mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha, kandi ntawucana itara ngo aryubikeho akabindi, ahubwo aritereka ahirengeye, maze rikamurikira abari mu nzu bose. Muba ariko mumurikira abantu, kugira ngo barebe ibyiza mukora, bahimbaze So uri mu ijuru. Ntimwibwire ko nazanywe no kuvanaho amategeko cyangwa ibyanditswe n'abahanuzi. Sinazanywe no kubivanaho, ahubwo nazanywe no kubisohoza. Ndababwira nkomeje ko nta kanyuguti habe n'akadomo na kamwe ko mu mategeko kazavaho, kugeza ubwo ibyo byose bizaba birangiye, ijuru n'isi bigashira. Umuntu wese uzaca ku itegeko rimwe, naho ryaba rito muri aya yose, akigisha abantu kugenza nkawe, azagirwa uwa nyuma mu bwami bw'ijuru. Ariko uzayumvira akayigisha abandi, azitwa mukuru mu bwami bw'ijuru. Reka mbabwire, nimudatunganira Imana kurenza abigisha amategeko n'abafarizayi, ntabwo muzinjira mu bwami bw'ijuru. Mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, kuko uwishe umuntu azashyirwa mu rubanza. Ariko njyewe ndababwira ko umuntu wese urakarira mugenzi we azashyirwa mu rubanza. Kandi umuntu wese ubwira mugenzi we ati uri igicucu, aba akwiriye kubibabarirwa mu rukiko rw'ikirenga. Naho ubwira mugenzi we ati wa kigoryi we, aba ari uwo gushyirwa mu nyenga y'umuriro. Noneho nujyana ituro ryawe ku rutambiro kuritura Imana, wahagera ukibuka ko mugenzi wawe afite icyo apfa nawe, uzasiga ituro ryawe aho imbere y'urutambiro, maze ubanze ugende wigorore, nawe ubone kuza utange ituro ryawe.
nujyana mu rukiko n'uwo muburana, wigorore nawe mukiri mu nzira kugira ngo atagushyikiriza umucamanza nawe akaguha umupolisi akagushyira muri gereza. Ndakubwira nkomeje ko utazavamo utabanje gutanga amafaranga baguciye yose hatabuze na rimwe. Mwumvise ko bavuze ngo ntugasambane, ariko ngewe ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamurarikira mu bitekerezo bye aba amaze gusambana nawe. Nuko rero ijisho ryawe ry'uburyo niba ryakugusha mu cyaha, urinogore urite, icyakubera cyiza ni ukubura rumwe mu ngingo zawe, aho kugira ngo umubiri wawe wose utabwe mu nyenga y'umuriro. Niba ikiganza cyawe cy'iburyo cyakugusha mu cyaha, ugice ugite. Icyakubera cyiza ni ukubura rumwe mu ngingo zawe, aho kugira ngo umubiri wawe wose utabwe mu nyenga y'umuriro. Byavuzwe kandi ko ushaka kwirukana umugore we agomba kumuha urwandiko rwemeza ko amusenze. Ariko ngewe ndababwira ko umuntu wese wirukana umugore we bitavuye ku bana butemewe n'amategeko, nyuma agacyurwa n'undi mugabo, aba amugize umusambanyi. Byongeye kandi ucyura umugore wirukanywe nawe aba asambanye. Mwumvise ko aba ba kera babwiwe ngo ntukarahire ibinyoma, ahubwo uzajye uhigura umuhigo wahigiye Nyagasani. Ariko ngewe ndababwira kutarahira rwose kwaba kurahira mushingiye ku ijuru, kuko ari intebe y'icyami y'Imana, cyangwa ku isi kuko ariyo kabaho ikandagirizaho, ariyo ikandagirizaho ibirenge, cyangwa kuri Yeruzalemu kuko ari umurwa w'umwami ukomeye. Ndetse ntuzanarahire ushingiye indahiro ku mutwe wawe, kuko utabasha guhindura agasatsi kawe na kamwe ngo kabe umweru cyangwa kirabure. Mujye muvuga gusa muti yego nibyo, cyangwa se muhakane muti oya sibyo. Ibindi umuntu agerekaho byose biba biturutse kuri Sekibi. Mwumvise ko byavuzwe ngo umenye undi ijisho nawe barimumene, kandi ngo ukuye undi iryinyo nawe barimukure. Ariko ngewe ndababwira kutitura inabi mwagiriwe, ahubwo umuntu nagukubita urushyi mu musaya w'iburyo umuhe n'undi musaya. Byongeye kandi umuntu nashaka kuguhuguza ishati uyimuhe ugerekeho n'ikoti. Nihagira uguhata kumwakira umutwaro ngo awutware kilometero imwe, nihagira uguhata kumwakira umutwaro ngo uwutware kilometero imwe, uzongereho n'iya kabiri. Ugusabye umuhe, kandi ushaka kugira icyo agutira ntukamwiyame. Mwumvise ko byavuzwe ngo ujye ukunda mugenzi wawe kandi wange umwanzi wawe. Ariko ngewe ndababwira nti mukunde n'abanzi banyu kandi musabire ababatoteza. Ibyo mubikorere kugira ngo mube abana nyakuri ba So uri mu ijuru, kuko avusha izuba rye ku beza no ku babi, kandi akagusha n'imvura ye ku ntungane no ku bagome. Niba mukunda ababakunda gusa, ubwo se mukwiriye ingororanoki? Mbese abasoresha ntibagira batyo? Kandi niba muramutsa inshuti zanyu gusa, muba murushije iki abandi bantu? Mbese abatazi Imana bo ntibabigenza batyo? Mube intungane nk'uko So uri mu ijuru ari intungane. Amen. Ni amagambo menshi cyane dusomye, ariko tugiye kwibanda ku gice cya kabiri. Ngo atangira kubigisha agira ati hahirwa abafite imitima ikeneye Imana, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Wowe ukeneye Imana, ukaba umutima wumva ushaka Imana, wumva ushaka Imana muri wowe, ndamubwire ngo ubwami bw'ijuru ni ubwawe. Hahirwa abashavuye kuko aribo bazahozwa. Urababaye, urashavuye, ariko uzahozwa. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gutunganira Imana, kuko aribo bazahazwa. Aya yababwiraga kuko bari baje ari kubabwira uko bahiriwe. Harimo ababikeneye, abatabikeneye, abafite inzara n'inyota n'abatayifite.
hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Tangira kubabwira ko abanyembabazi aribo bazazigirirwa. Yamaze kubona ko muri bo harimo abazigira n'abatazigira. Hahirwa abafite imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Arabona ko bamwe bafite imitima iboneye, abandi barayifite. Hahirwa abazana amahoro mu bantu kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Yabonaga abima amahoro mu bandi n'abatanga amahoro mu bandi. Murahirwa iyo babatuka bakabatoteza bakababeshyera ibibi byinshi ari njye babahora. Tangiye kubabwira kuko basize ibyabo baje ku musozi aho yari ari. Mujye mwishima kandi munezerwe kuko muzabona ingororano nyinshi mu ijuru, niko batotezaga abahanuzi b'Imana babanjirije. Ngo mujye mwishima kandi munezerwe kuko muzabona ingororano. Yabwiye ngo murahirwa kuri 11 iyo babatuka bakabatoteza bababeshyera ibi byinshi ari njye babahora. Hari abantu bahurwa Imana bari baje yavuze uko biri kose abantu bansanze kuri uyu musozi ari benshi. Bamwe baragira abagabo babakubite, abandi baragirayo abagore babo babatuke. Ibyo Yesu yagomba kuba bizi cyane. Hanyuma ku gice cya mbere ni Yesu abonye yambaga y'abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa baramwegera atangira kubigisha ati, abigishwa nabo bose bari bamukeneye, yatangiye kubigisha. Ariko si ibyo gusa, yageze kuri 13 aravuga ngo muri umunyu w'isi. Ariko si umunyu wamaze gukayuka wakongera ukaryoshwa. Turi muri Matayo ibice 5. 13 ngo muri umunyu w'isi, ariko si umunyu wamaze gukayuka wakongera ukaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze, ahubwo ujugunywa hanze abantu bakawukandagira. 14 muri urumuri rw'isi, umujyi wubatse ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha, kandi ntawacana itabaza ngo aryubikeho ikibindi, ahubwo ritereka ahirengeye maze rikamurikira abari mu nzu bose. Muba ariko mumurikira abantu kugira ngo barebe ibyiza mukora bahimbaze So wo mu ijuru. Arabwira ati, namwemeye kuba abigishwa banjye, ngaho mugende mwera imbuto, ibyo mvuga mugende mubikore, abantu babone guhimbaza So wo mu ijuru. Yesu avuga ibyerekeye amategeko, no tugiye gusoma mu izina rya Yesu. Turacyakomeje Matayo ibice 5:17. Nimwibwire ko nazanywe no kuvanaho amategeko cyangwa ibyanditswe. Oh haleluya. Ndagira ngo ahantu tuhumve kuko niho hari intego y'iki cyanditswe. Nimwibwire ko nazanywe no kuvanaho amategeko cyangwa ibyanditswe. Bateye kuvuga uko biri kose, uyu muntu aje gukuraho ya mategeko ya Mose, afite ibye bishyashya yazanye. Hari amategeko agiye kuvaho, agiye kuyamaraho pe, twabyiteguye. Abati nago nje gukuraho amategeko cyangwa mvaneho ibyanditswe n'abahanuzi. Sinazanywe no kubivanaho, ahubwo nazanywe no kubisohoza. Intego ya Yesu yarabisohoje. Bivuze ngo byari bihari ariko bitarasohora. Mu byumva mwa bakristo mwe munkurikiye, byari bitarasohora. Hari amategeko n'abahanuzi, ibyo banditse, ibyanditswe ndetse n'amategeko n'iby'abahanuzi byose byari bihari. Aravuze ati rero ntago naje kubikuraho. Ariko se niba ataje kubikuraho n'iki cyamuzanye mu isi? Aje kubisohoza. Kuki se bisohoza? Ntibyari bitarasohora, byasohorewe muri Kristo, niwe wabisohoje. Cyo gituma benshi bakurikira ibitarasohora, abandi bagakurikira ibyasohoye. Yabisohoje ati. Dukomeze 18. Ndabwira nkomeje ko nta nyuguti habe n'akadomo n'akamwe ko mu mategeko kazavaho kugeza ubwo byose bizaba birangiye, ijuru n'isi bigashira. Ati ntago amategeko azavaho n'akanyuguti na kamwe. Umuntu wese uzaca ku itegeko rimwe. 19. Umuntu wese uzaca ku itegeko rimwe, naho ryaba rito muri ayo yose, akigisha abantu kugenza nkawe, azagirwa uwanyuma mu bwami bwo mu ijuru, ariko uzayumvira akayigisha abandi azitwa mukuru mu bwami bw'ijuru. Reka mbabwire, nimudatunganira Imana kurenze abigisha amategeko n'abafarisayo, ntabwo muzinjira mu bwami bw'ijuru. Ndanye kubabwira ko nibatarenza iby'amategeko n'abafarisayo batakwinjira mu bwami bw'ijuru. Twagiye 21 ibyerekeye uburakari. Atangiye amategeko. Abantu muvuga ko Kristo Yesu nta mategeko afite, dore ngaya ngiye kuyabasomera. Ni nayo yakomeje avuga ko uzica rimwe muri ayo mategeko, ntabwo ari aya Mose nongere nyabasubiriremo. Kuko aya Mose uburyo yari yubakitsemo n'uburyo Yesu agiye kuyavugamo, biragaragara ko Yesu arimo arayasohoza. Ayo ngayo amategeko yasohoje niyo twubahiriza. Atarayo yasohoje, ubwo wagiye mwatarasohora, ariko ugomba gukurikira ngayo yasohoje.
dore ngaya ni nawo mucyo wari waje mu isi. 21. Mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, kuko uwishe umuntu azashirwa mu rubanza. Iri ni itegeko Yesu yarisohoje ati. 22. Ariko ngewe ndababwira ko umuntu wese urakarira mugenzi we azashyirwa mu rubanza, kandi umuntu wese ubwira mugenzi we ati uri igicucu aba akwiriye kubibarizwa mu rukiko rw'ikirenga, naho ubwira mugenzi we ati wakigoryiwe aba ari wo gushyirwa mu nyega y'umuriro. Ntago ari ukwica gusa, avuze ko n'abatukanyi bagomba kujya mu rubanza. 23. Noneho nujyana ituro ryawe ku rutambiro, tumve neza, kuritura Imana, wahagera ukibuka ko mugenzi wawe afite icyo apfa nawe. Hari ikintu apfa nawe, mugenzi wawe afite ikintu apfa nawe. Hari ikintu umupfa, aragifite ikintu apfa nawe. Uzasiga ituro ryawe aho imbere y'urutambiro, maze ubanze ugende wigorore nawe ubone kuza utanga ituro ryawe. Aha tumve neza, niba afite ikintu umupfa, icyatumye mutukana, icyatumye mudahuza, icyatumye mwangana, nawe ku mutima hari ikintu, umutima we ntabwo ari umweru, kandi nawe umutima we ntuhora ari umweru. Niba ari nawe wagukosereje, icyatumye akwanga, igituma akuzira kirahari, gituma umutima we utaba umweru. Ugomba kugenda umutima nyine mukahindura umweru, mwese mukaza mweru. Niyo mpamvu 23, ntago iyo tujyanye ituro ku rutambiro twagera tukibuka ko hari umuntu dufite icyo dupfa, ugomba gusubira inyuma ukabanza ukikiranura nawe. Uzasiga ituro ryawe aho imbere. 24. Uzasiga ituro ryawe imbere y'urutambiro, maze ubanze ugende wigorore nawe ubone kuza utanga ituro ryawe. 25. Nujyana mu rukiko n'uwo muburana, wigorore nawe mukiri mu nzira, kugira ngo atagushikiza umucamanza nawe akaguha umupolisi akagushyira muri gereza. Ndakubwira unkomeje ko utazava mutabanje gutanga amafaranga yaguciye yose hatabuzemo na rimwe. Ibyerekeye ubusambanyi, iri ni itegeko duhawe. 27. Mateyo 5 niho turi. Mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane, ariko ngewe ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamurarikira, mu bitekerezo bye aba amaze gusambana nawe. Amina. Kureba umugore byonyine ukamurarikira, mu bitekerezo ukamurarikira, kuba wamaze kubitekereza mu mutwe wawe, ukabishushanya mu mutima wawe, ugatangira kubishushanya mu ntekerezo zawe, ugatangira ugashushanya icyo gikorwa, wamaze gusambana nawe. Ureba umugore akamurarikira, ukumva yariraje, uramurarikiye. Nuko rero ijisho ryawe ry'iburyo niba ryakugusha mu cyaha, urinogore urutekure. Icyakora cyiza ni uko wabura rumwe mu ngingo zawe, no kugira ngo umubiri wawe wose utabwe mu nyegamo y'umuriro. 30. Niba ikiganza cyawe cy'iburyo cyakugusha mu cyaha, ugitekure, kubera icyakubera cyiza ni ukubura rumwe mu ngingo zawe, kugira ngo umubiri wawe wose utabwe mu nyenga y'umuriro. Nibyo bakubwiye ngo tuguce ukuboko cyangwa tuguce ukuguru, ntiwakubwira ngo reka tuzagute mu muriro, baguca ukuboko, kuko umuriro hararyana kuruta he mu kuboko. Nawe yamubwira ngo imeruka niza, niba mwarabonye umusozi uturika cyangwa ikirunga cyaturitse, fata nk'inzu ituritse igashya, nuko isi izaturika. Ntabwo tubeka isi izaturika, ahubwo ibiriho bizaturika, uzaturika. Umunyabyaha wese azaturikana nabyo. Uko bigomba gushya, igihe bizamara kugira ngo isi yezwe yongere ishye, niba izamara imyaka 10, ugomba kuyimara amasaha isi igomba kumara, abantu bazamara bari gushya. Twagiye 30, twahavuye. 31. Byavuzwe kandi ko ushaka kwirukana umugore we agomba kumuha urwandiko rwemeza ko amusenze. Ngewe ndababwira ko umuntu wese wirukana umugore we arimo arasohoza amategeko, inshuti zacu, bene data. Itegeko rya Mose yavuga ngo byaravuzwe ko ushaka kwirukana umugore namuha urwandiko rwemeza ko amusenze. Byari byemewe, arimo arayasohoza. Ntabwo ari kuyakuraho, ariko ari kuyunganira, noneho akayakomeza. Sasa ararikomeje iry'ubusambanyi, arikomeje ati. Ariko ngewe ndababwira ko umuntu wese wirukana umugore we bitavuye ku kubana bitemewe n'amategeko, ushobora kuba mwabanye mutujuje imyaka, ushobora kuba muzanye akiri umwana, ushobora kuba mwibye ababyeyi, ushobora kuba muzanye waramushimuse,
uwirukana umugore we bitavuye ku kubana kutemewe n'amategeko, nyuma agacyura n'undi mugabo, aba amugize umusambanyi, nyuma agacyurwa n'undi mugabo. Agacyurwa n'undi mugabo aba amugize umusambanyi. Byongeye kandi ucyura umugore wirukanywe nawe aba asambanye. Kumwirukana mwarabanye byemewe n'amategeko, uramwirukanye, uko byamera kose umugize umusambanyi, icyo cyaha kirakugendaho. Gatatu, mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukarahire ibinyoma, ahubwo uzajye uhigira umuhigo wahigiye Nyagasani. Njyewe ndababwira kutarahira rwose, kwaba kurahira ushingiye ku ijuru kuko ari intebe y'icyami y'Imana, cyangwa ku isi kuko ariyo ikandagizaho ibirenge, cyangwa kuri Yerusalemu kuko ari umurwa w'Imana ukomeye. Hari itegeko rivuga ngo ntukarahire. Mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukarahire ibinyoma, niko itegeko ryavugaga. Uzajye uhigira imihigo wahigiriye Nyagasani. Noneho wabaga wemerewe kurahira ibitari ibinyoma, ntukarahire ibinyoma. Ariko noneho we kwirinda rero kurahira ibinyoma, si n'ibinyoma gusa bakuntu Kristo avuga, ndetse ntuzarahire ushingiye indahiro ku mutwe wawe, kuko 3:6 utabasha guhindura agasatsi kawe na kamwe ngo kere umweru cyangwa kirabure. 7, mujye muvuga gusa muti yego nibyo, cyangwa se muhakane muti oya sibyo, ubundi umuntu agerekeho byose biba biturutse kuri Sekibi. Umukristo w'ukuri ni yego oya, nibyo sibyo, yego nibyo oya sibyo. Iryo ni ndahiro y'umukristo. Ibiturutse ibyo birenga ku mubi. Iryo ni itegeko utagomba kurenga. Yesu yararisohoje iry'indahiro. Irindi tegeko yasohoje ni itegeko ryo kwihorora. Mwumvise ko byavuzwe ngo umenye undi ijisho nawe bari mumene, kandi ngo ukuye undi iryinyo nawe bari mukure. Ariko ngiye ndababwira kutitura inabi mwagiriwe. Iri ni rya tegeko rya Mose, rivuyeho rirakomejwe. Nibyo rirakomejwe, ariko Kristo hari icyo yongeyemo, arimo ararisohoza. Ryari ritarasohora, ryubahirizwaga nabi. 3:9, ariko ngiye ndababwira kutitura umuntu inabi mwagiriwe, ahubwo umuntu nagukubita urushyi mu musaya w'iburyo umuhe n'undi musaya. Byongeye kandi umuntu nashaka kuguhuguza ishati uyimuhe ugerekeho, nashaka kuguza ishati ngo uyimuhe ugerekeho n'ikote. Nihagira uguhata kumwakira umutwaro ngo uwutware 1 kilometero uzongereho n'iya 2. Ugusabye umuhe, kandi ushaka kugira icyo agutira ntukamwiyame. Ntukamwiyame, yego. 3, irindi tegeko. Mwumvise ko byavuzwe ngo ujye ukunda mugenzi wawe kandi wanga umwanzi wawe. Uko niko itegeko ryavugaga. Yesu agiye kurisoza ati 4, ariko ngiye ndababwira ati mukunde n'abanzi banyu kandi musabire ababatoteza. 5, ibyo mubikorere kugira ngo mube abana nyakuri ba So uri mu ijuru. Kuki? Mbere ibyo ntibyari byitaweho, ariko mu gihe cya Yesu, amina, ndumva ndimo nza mu mwuka wera. Mwumvise ko byavuzwe ngo ujye ukunda mugenzi wawe kandi wanga umwanzi wawe. Haleluya. Wowe uri kunkurikira muri aka kanya, ufite uwo wanze, umwanzi wawe n'umukunda, urategetswe kumukunda. Ujye ukunda mugenzi wawe kandi wanga umwanzi wawe, niko byavugaga. Yesu yabisohoje ate? Yarabihinduye, arabisohoza. Ntiyabikuye, ahubwo yarongeye ayisubiramo iryo tegeko, akagaragaza ukuntu rigomba kubahirizwa. 4, Matayo 5:4. Ariko ngiye ndababwira nti mukunde n'abanzi banyu kandi musabire ababatoteza. Wa wundi ugutoteza musabire. Usabira umuntu ntabwo umusabira ibibi, we musabira ibyiza. Mana umufashe, umugisha, ngibyo. Musabire ababatoteza, abanzi banyu mubakunde. 5, ibyo mubikorere kugira ngo mube abana nyakuri ba So uri mu ijuru. Kugira ngo umwana nyakuri wa So uri mu ijuru, nuko uba ugomba kuba uteye utya, ubabarira abantu, ugasera kurenganya, kandi nubiture nawe bakugiriye, ahubwo ugakunda nabo bakwanga. Ibyo mubikorere kugira ngo mube abana nyakuri ba So uri mu ijuru, kuko avusha izuba rye ku beza no ku babi, kandi akagusha n'imvura ye ku ntungane no ku bagome. 6, niba mukunda abakunda gusa, ubwo se mukwiriye ingororano ki? Mbese abasoresha bo ntibagira batyo?
karindwi. Kandi niba muramutse inshuti zanyu gusa, muba murushije iki abandi bantu? Mbese abatazi Imana bo ntibagenza batyo? Mube intungane nk'uko so uri mu ijuru ari intungane. Oh haleluya! Tugomba gutungana kuko nawe ari intungane. Yari Matayo 5 niho twasomaga. Hanyuma dushima Imana ku bw'aya magambo. Wowe dukurikiye ntacyo turenzaho, icyo dusabwa turacyumvishe, wiyumviye nanjye niyumviye. Umwami arusheho gufasha wowe wankurikiranye. Kansabe umugisha umuntu twatangiranye iyi nyigisho akaba yisoje ari kuyireba. Ndagushimye Mwami nyir'ijuru n'isi, wowe waremye ibidukikije, wowe waremye inyanja, wowe waremye imisozi, wowe waremye aya mataba, urema izi nyubako ndeba n'inzu n'imisozi. Nahamagaze buri kimwe cyose niwe wakiremye Mwami, ugihagarika ku isi. Ubutaka n'abantu warabiremye. Sabe umuntu umugisha, uyu muntu watangiranye iki cyigisho akaba gisoje agikurikiye Mwami, yigomwe cyane bishoboka kugira ngo yumve ijambo ryawe, kandi abo wavuze ko uzazaho utamwirukana na hato. Wakoze Mwami kuko yumvishe iki cyanditswe. Ni amagambo yayakurikiranye kuko yiteguye kuyashyira mu bikorwa. Agiye atabonye umugisha wawe yabahombye, afite ikigeragezo kimukomereye. Uyu munsi umubere igisubizo. Ubona ineza yawe kuko yankurikiranye Mwami. Urakoze Kristo, mu izina rya Yesu, amina.